abantu bazahinduka abagome bakunze gukoresha inzoga nyinshi aho gukemura ibibazo byabo. Nuvuga ngo ibibazo bivutse yibwira ko igisubizo kiri mu ndiba y'icupa, akajya mu icupa ari mazemo ati nindi maramo niho mbona ibisubizo, aho kwicara ngo mubikemure ahubwo akajya gushakira igisubizo mu nzoga n'ibiyobyabwenge. yego. Ikindi agira amagambo yo gucyurirana, ntaho uzigera ugera, ni njye ukugize, ni njye ugutunze, ni njye wakakwemeye, ubundi umuntu nkawe zimarira iki. Mbega akagiza imvugo aho kugira ngo yicare mukemura ikibazo. Uyu mugabo arakubwira tuzongera gusa muzambona, kandi aribo bigiramo uruhare, kandi yarangiza akamutera iyo nda batanabiganiriye, reka akanabimuhora. Turayikura nk'umugore ati sindi bwice. Rero ibi ni ibintu akora, ndetse akaba ati akakubwira ngo nzakwereka nugenda kandi uzicuza, ni njye ukugize. Mbega ahora n'amagambo yo kwereka yuko adahari utabaho, ariko yakwambuye abantu ngo uzicuza, ngo uzabona, akagucyurira. Ariko hariho ibimenyetso bikomeye simusiga ugomba kwitondera kuri we. Icya mbere kugukubita nubwo byaba rimwe, frase. Icya kabiri kukuniga cyangwa kugufunga ukabura umwuka ku ngufu. Faut faire attention. Kunigira mu buriri, akunigira hehe ku ngufu nyine urabyumva nawe. Ikindi kugukangisha intwaro, akazana nk'inkota, akazana nk'icyuma, ati ubu nagukuraho ijosi, umunsi umwe bazarikuraho. Ni byiza simusiga byo kwitonda. Kugukangisha kwiyahura nuko muzapfira umunsi umwe. Buri muntu nabwire ngo kandi nzakwica nanjye niyica, ntukayifate nk'ibisanzwe. Arewe umubwiye ibimenyetso simusiga. Akanyuma kabi gukurikirana buri kantu kose ku buryo wagira ngo hari aruta FBI. Bafitanye isanyo na kakandi twahereye ko kugenzura. Arakurikirana, hari si no kugenzura, ubwo aranakurikirana. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye ko ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, amenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Tuje nkwifurije kugira ibihe byiza aho dukurikiye uherereye hose, aho uri kutureba ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Imana iguhe umugisha cyane aho tugiye kubana muri iki kiganiro, nabo dusanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngo haye ikaze ku kiganiro cy'umugoroba, mwanira bawe, Build an Everlasting Legacy. Mushumba wiriwe neza? Yaniriwe amahoro, ndashima Imana pe. Ndashima Imana n'abantu bayo, ndashima Imana n'abakozi b'Imana bakomeje kutuba hafi, bakomeje kutugirira neza, kutwitaho, kwita ku barwayi bacu no kwita kuri gahunda zitandukanye. Twarababwiye ngo turi abantu beza batumika, turi abantu beza batumikira abantu.
ariko tukabikora mu kubaha no kubahana no kwiteza imbere no gutezanya imbere mu buryo bushoboka. Umugisha w'Imana ubane nawe Jerry, nkwifurije amahirwe masa. Amen. Kandi nkwifurije kubona ibyiza no kurama rwose. Urakoze, nawe ndabikwifurije, nanabiyifuriza abadukurikiye bose. Yego mushomba, muri iki kiganiro abantu bamaze kumenyera ko twigiramo ubwenge bwinshi kuri karande, imivumo ndetse no kubohoka kuri ibyo, nuko twabana n'abantu bakiri mu nzira yo kubibohokaho. Ariko se mu buzima tubana n'abantu, tuvuka ku bantu, tubana n'abantu, tugira inshuti, tugira abavandimwe, ariko hari ukuntu ubana n'umuntu muri kumwe mumeze neza, nyuma agahinduka umwanzi w'igihe kirekire, umwanzi wawe, ukibaza n'icyabiteye ntugisobanukirwe. Ariko wakwisuzuma igihe mwabanye mukivugana, mukiri kumwe, akimenya gahunda zawe, ugasanga hari bimwe mu bimenyetso yajyaga kwereka ariko wowe ntubisobanukirwe. Ukavuga uti ibi ngibi yakoraga gutya, kumbe yari ibyo yateguraga kuri uru rwego. Ubwo rero muri make nshaka kumenya ni iki cyakwereka ko uwo muntu muri kumwe cyangwa se muri gucudika, mubana, mukorana, ashobora kuzaba umwanzi wawe w'ahazaza. Umwana wibyariye. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nibuka niga mu mwaka ndi muri lisansi ya 4, twarimo twiga icyo twita criminal law, ubundi icyo bita criminology cyangwa se hakaba n'icyo bita ngo criminology n'ibiki byose, icyaha, ntabwo ndi bubijyemo. Batubwira ko bakoze ubushakashatsi muri Amerika mu 1850, basanga mu muryango wa pasiteri havutse nk'ibisambo 3. Pasiteri muzima. Mu miryango babaza ibisekuru bigera kuri 7 n'abagizi ba nabi. Noneho ngo baza kureba mu itsinda ry'abagizi ba nabi, naho basanga havutsemo abakozi b'Imana bake. Bivuze ngo bari ngo berekana uburyo ikintu cya criminality cyangwa se uburyo ibyaha bigenda bikura. Kandi nk'urugero tubona nk'umwana wisha abantu uri mu Bwongereza, tubona undi wafashe imaka agenda akica abantu gutyo, cyangwa umuntu yisha umugore we, umuntu yisha umugabo we. Burya ntabwo ari ibintu biza briskoma, biza ako kanya. No ndito. Niyo mpamvu ubumwe bw'Abera Ministries tugufasha kuvumbura no kureba no kumenya, ukavuga uti uno muntu mu gihe kizaza azabuye. Building everlasting legacy. Kumenya ngo aka kana kanjye kavutse uko nkareba kuri ibi bimenyetso, ntabwo biri kubikunda, ntabwo biri kuryoha. Buriya ushaka kudetekita nk'umwana uzaba umutinganyi, buri gihe iyo agiye iyo udusore tugiye kwihagarika, nitwa hangaho amaso kuruta kureba umukobwa. Ukabona nta gihe afite cy'abakobwa, ukahita ubona ko utwo duco cyangwa abagabo baza ugasanga arimo arurira abagabo n'abasore, ariko ugasanga n'agakobwa gafite amahane ko katakwikoza abakobwa kari kwirurira abagabo. Akora avuga ati sawa, ndabona ubuzima buzakomeza. Tubona umwana w'umuhungu akina imikino y'abakobwa, menya ngo hari ikintu kitari kizima. Suko yavutse mu bakobwa gusa. Umubyeyi ntabigenzure. Twoye gufata ngo abana tubahate ibiryo, tubahate potage, bahate n'ijisho. Ubagenzure mu mico no mu myifatire. Noneho umenye uko uza gukosora icyo kintu. Gikosorere hafi. Ubona buri gihe ako kana kagira amatsiko yo kurunguruka dadi. Menya ngo hari ikintu kitari kiri wrong, kitameze neza. Ariko aragasore akana kavuga gashaka kurunguruka mama we, kurunguruka abashiki be, akuravuga ati ibyo nta kibidutwaye, reka tube turekeye aho ngaho. Ariko akabunda ubona ko afite imico itariyo. Tangira utekereze ubufaranga ushyize ku meza, ukaba hari n'igihe unabikora ubishaka, ugahata nk'udufaranga ugira ngo urebe, ukareba ukuntu bimeze, ugasanga yatuyoye. Nyamara ukadetekita icyo kintu. So rero nubona ibimenyetso kuri uwo muntu, azaba umugizi wa nabi byanga byakunda. Yes. Ushobora no kubana n'umugabo
n'umukobwa n'iki mukabana ukamubonaho tuno tuntu ariko ukatwinyora, ariko kutwinyora ni umugizi wa nabi Donatille. So, ugomba rero kubikasa no kumudeviya ukamushyira ku murongo ataragera ku myaka yo kutari. Hari imyaka badakosora abantu. Hakorora ikijumba. Aba bantu buri gihe ubasangana umwuka wo kwagresa. Abantu baba ari aggressive cyane, ibintu byose abifata mu buryo butabona bitari nomo. Nta gihe ajya cyo gutega amatwi, ubu utaravuga akaba yaguciye mu ijambo. Buri kizabura ko umwana azaba umunyabwenge mu ishuri n'uburyo gutega amatwi, ariko ruvuga guca mu ijambo burapfuye. Icyambere kugira umujinya ukabije cyane no kutigenzura mu bikorwa. Muri we si umujinya umuteye, ariko yibitsemo muri we no kutigenzura. Cya kabiri, akunda gutera ubwoba no gukangisha abantu akoresheje intwaro, kwiyahura, kukwica no kuguhitana. Sabyumva nyine agutera ubwoba avuga ko yakwiyahura cyangwa yakwica. Imvugo ye ndetse ndabihagarika inzara ibice ntabwo nzongera kubagaburira. Ababona ko buri gihe yumva ari ufite ubuzima bwawe mu kiganza, hari umuntu mukuru. Ariko Jerry nta muntu ufite ubuzima bw'umuntu mu kiganza. Na nyina w'umuntu arapfa, umwana agakomeza akabaho. Hano iwacu ariho twashyinguye umuhanuzi ejo bundi, haduhanuriraga twese tukaryoherwa, witwa Felicita. Yagiye kubyara arapfa, kwasigara umwana. Kwibaza ko nta n'inki asize mu rugo izakamira umwana. Imana izi uko izabigenza. Niyo mpamvu ugiye bantajya nemera ko habaho n'ibinyendaro. Burya ibinyendaro ni mu isi, nta muntu wavuga Imana itabigizemo uruhare. No, kuri ntawe. Kandi iguha umwana izi kuzanamugenza, ahubwo barya bica mufite ibibazo. Barya bica impinja bakazikuramo bafite ibibazo. N'ukuri abavuga ngo yaje mu gihe kitateganyije. Suramo numve nuko niko bavuga ngo aba yaje mu gihe kitari cyo. Igihe cyose wabumbuye amatako byari biteganijwe. Kuki wemeye ko abantu bakwinjira mu matako? Ese hari ahandi bikorerwa? Igihe cyose wakinguye amarembo atuma umwana yinjira, kucyumva ko bitari cyo. Wakinguye amarembo y'umwana, wajya ushyiramo imiyaga bazi. Nta miyaga. Wafunguye amarembo abantu barinjira, ubwo binjiye rero igitego. Nta mpanuka rero cyateganijwe, agomba kutabikora. Uno muntu yego aba afite ingeso mbi ngiye kukubwira. Gushaka kugenzura ubuzima bwawe bwose, muri mobile money, muri mobile, inshuti zawe, abo mwuzura, amafaranga ufite, abo mukundana mwibanga. Muri make nta guhumeka. aragukontorora mpaka. Hamwe na telefone harimo kode yayimena, azakubwira ikindi cyaje. Buriya nubana n'umuntu ushaka kugenzura utuntu twose. Yego, umuntu n'umugome. Hari n'abana usanga bagenzura utuntu twose. Nageze ngo nuko kwitaho, bakareka kuguhangayikira, kumenya ko ubuzima arajya muri telefone umuhangayiko, arebe ko nta bantu babi baguhamagaye. Yasa abantu isuri bamo. Kandi kigusetse we ntiwakora kuri telefone ibirimo kode ku mafoto, WhatsApp ku mafoto. We telefone ye ntiwayikoraho, iradoze. Ntiwabaza amafaranga uko ameze, inshuti ze n'ahandi hose ntibishoboka.
kandi washaka kumenya no kumenya ibyawe byose cyane. ikibazo gikomeye, ikibazo kandi kirenze urwego rumwe cyangwa urundi. agira ishyari ryinshi no gukeka ibintu bidafite gihamya. gukeka ibi bidafite gihamya, we ashobora no guhimba inkuru akayituraho ati nakubonye Kacyiru uhagararanye na runaka ntukaze kumbeshya, akayita impamo. kugira ishyari no gukeka ibintu bidafite gihamya, uyu muntu azaba umugome. umugome mubi. yego, azaba umugome. gutuka, gusuzugura no gucisha bugufi buri muntu wese bavuganye ntawe yubashye. ntatinya abasaza, ntatinya abagore, ntatinya abakuze, ntatinya abamuyobora, ntatinya abamurusha imbaraga. nta muntu ajya yubaha muri we. uvuze akantu ko kutubaha, kudatinya abasaza, kudatinya abamuri imbere. nibuka ahantu hamwe nari nagiye gufotora ubukwe umurenge, kubona nyine kumwe bavuga ngo bagiye kwiyakira umukobwa nyine batamikane n'umusore. umukobwa rero reka azane ya mikino yabo, sinzi ukuntu biba bimeze, ariko abantu bose barumiwe. urabona kumwe nyine bakata agakeke gatoya kajya mutamikana, umukobwa yaramunomfesheje inshuro 3. umusore kamera irabyuka, minkanyari irizinga ahita amukubita urushyi. yego pa ahita akubitikanya hasi baricara. ugezeyo byamera bite? ugezeyo byamera hari ukugerayo kurenza uko nguko sesi bari basinye. twasinyura tukigeraho. urumva gutukana, gusuzugura, gucisha no kutubaho wari we wese atitaye ku bimuri imbere, kuko we arebye yumva akeneye kureba. imvira nk'ibyo bintu. gukoresha imbaraga ku bintu nko kubimena, si nk'ibyo byose, kubita ku rukuta, no kuba atatinya kumena televiziyo cyangwa kumena telefone yawe. ati waguhamagaye ninde yamurategeta mena telefone, atitaye ko izagurwa. yego, kubita ku rukuta, kandi uwo ngo yanaguhonda ku rukuta. mbega uko umujinya umworiyanse n'uwo niko yitwara. uwo muntu ni umugome. fata itasi akamena, ikirahure akamena, kandi ikibazo amena n'ibyo yihaye. yego, ukabona umuntu umujinya uramuriye, afashe urubuye akubise muri televizeri, televizeri iramutonganije. uwo muntu mugendere kure. hari ibyo kumwira ngo urabana nawe. yego, gutura hasi ibintu, kubimenagura, kubisiribanga, wamuha n'ibyo kurya akaba yabimenagura. yego, urumva akantu gukoresha imbaraga z'umurengera mu kumena ibintu, gukubita ku rukuta, gukubita hasi, kwangiza ibintu yiguriye, no kubikora ku bwende. ari telefone byose akubita hasi, n'umujinya mwinshi. kandi aho gukubita telefone hasi ni ugukubita nyiri telefone hasi. icyo buriya niwe yabanje. uyu muntu uramuhamagara ntakwitabe bitewe n'uko ari bizi, ariko we ntashobora kwemera kuri bizi. abashaka aho agushakiye akubone, kandi ntibikunda rata. ariko ugasanga ngo akubone ngo akwakire, noneho ugasanga intambara zirarose. uno muntu ni umugome wambaye umugome, uyu ni umugome muzima utagira umuntu umena ikintu yahashye. guhora ashaka ko ibintu bikorwa nk'uko ashaka. urakumva? guhora ashaka ko ibintu bikorwa nk'uko ashaka.
kandi wabigenzura ugasanga ndagaruka humura ntabwo ndi bujye kure kandi wabigenzura ugasanga ibyo ashaka bihabanye n'ukuri yego n'ibyo kwiye gukenerwa. yego Rero iyo ukoze ibyo adashaka ararakara pe, umugome. umuntu ni umugome. Ashobora kugura ngo ariko ubundi urihe ngo tugende, utese kutambwiye mbere ngo ntegure ngo ndavuze ngo tugende, wabyanga turansuzugura induru zikavuga. Kutemera amakosa ye ahubwo akayashinja wowe, yanarangiza agashaka ibindi bintu ashinja. yego Guhindagurika cyane kenshi gashoboka ku kintu kimwe. Gugira gute? guhindagurika kenshi Kandi ku kintu kimwe. Kugukuraho inshuti, umuryango cyangwa kuraho umuryango, inshuti cyangwa ni ukuvuga ngo kugukuraho inshuti zawe, kugutandukanya n'umuryango wawe no kugukuraho abagufashaga. Ubwo aragira ngo uhinduke ingaruzwa muheto. iye yakukura no ku kazi. Kandi n'umugore arabikora burya, n'umugabo arabikora. Kugutandukanya n'inshuti zawe, ukabaho uri wenyine, kugutandukanya n'umuryango wawe, noneho no kubuza gura n'abagufashaga, agasigara gufite kugira ngo wicare ucupire. Aba bantu bazahinduka abagome bakunze gukoresha inzoga nyinshi aho gukemura ibibazo byabo. Nuvuga ngo ibibazo bivutse yibwira ko igisubizo kiri mu ndiba y'icupa, akajya mu icupa ari mazemo, ati nindi maramo niho mbona ibisubizo. Aho kwicara ngo mubikemure, ahubwo akajya gushakira igisubizo mu nzoga n'ibiyobyabwenge. yego Ikindi agira amagambo yo gucyurirana. Ntaho uzigera ugera, ni njye ukugize, ni njye ugutunze, ni njye wakakwemeye, ubundi umuntu nkawe zimarira iki. Mbega akagiza imvugo aho kugira ngo yicare mukemure ikibazo. Uyu mugabo arakubwira tuzongera gusa muzambona, kandi aribo bigiramo uruhare, kandi yarangiza akamutera iyo nda batanabiganiriye, reka akanabimuhora. Turayikura nk'umugore ati sindi bwice. Rero ibi ni ibintu akora, ndetse akaba ati akakubwira ngo nzakwereka nugenda kandi uzicuza, ni njye ukugize. Mbega ahora n'amagambo yo kwereka yuko adahari utabaho, ariko yakwambuye abantu ngo uzicuza, ngo uzabona, akagucyurira. Ariko hariho ibimenyetso bikomeye simusiga ugomba kwitondera kuri we. Icya mbere, kugukubita nubwo byaba rimwe, frappe. Icya kabiri, kukuniga cyangwa kugufunga ukabura umwuka ku ngufu. Faut faire attention. Kunigira mu buriri, akunigira hehe ku ngufu, nyine urabyumva nawe. Ikindi, kugukangisha intwaro, akazana nk'inkota, akazana nk'icyuma, ati ubu nagukuraho ijosi, umunsi umwe bazarikuraho. Ni ibyo simusiga byo kwitonda. Kugukangisha kwiyahura nuko muzapfira umunsi umwe. Buri umuntu nabwire ngo kandi nzakwica nanjye niyice, ntukayifate nk'ibisanzwe. Arewe nkubwiye ibimenyetso simusiga. Akanyuma kabi, gukurikirana buri kantu kose ku buryo wagira ngo hari aruta FBI. Bafitanye isano na kakandi twahereye ko kugenzura. Arakurikirana, hori si no kugenzura, ubwo aranakurikirana akamwisho ku buryo yaheba agati nka mu murima zikona, agatakazi bakamwirukana, ariko agakurikirana we imbere indani. Ibyo umaze kubibona, ngiye bwira ijambo ry'amasozi. Yego. Ntukirengagize ibyo bimenyetso. Irinde kwizera amasezerano ye atarahinduka.
ko mushobora kuva gusangira agahita kwica. Wipfa kwizera amasezerano ye yose, ibyo akubwira n'ibyo avuga mu gihe atarahinduka. Ngibyimenyetso biranga umuntu uzaba umugome. Ibi mvuze hari n'akana gato usanga kabikorera abana bagenzi babo, kubariza, kubakoraho ibintu bibi, tutangira umenye ngo ninde, nimujya kubana n'umugabo musobanukirwa. Ngibyo rero Imana ibaha umugisha, Yesu abaturindire everlasting legacy, reka twubake umurage ukwiye ku bana bacu, naho butaha Imana ibaha umugisha.